wabo naho ugarukira ni ndabona mbonye kandi ukasanga nibyo 100% niho biciye abantu yego kuko Imana ivuga ibizaba nabwo ivuga biki mu bintu bitatu izagukorera ibasha kukubwira kimwe ibundi ikorera mu mahame nkunda ya nzibyo nibwira nzabagirira igira ama surprise yego Mana we deka nitonde ntafashwa kare noneho sasa tukwavuza ngo nzabaha indi mishya hanyuma izi nzererezi zikaba zigiye kwigana erega ahantu tubikuye naha hantu Paulo yakoze umurimo yakora umurimo bakabona arimo aramenyekana agera kuri level kujyohereza ibitambaro byaho atabonetse bakagitegera bakakijyana nawe yakoreye ahandi babona Paulo arimo aragenda azamuka mu mbaraga no mu gukoreshwa ibitangaza no kumenyekana mu bitangaza no gutumirwa no kugenda cyane no kwamamara bagira ngo apfuye kwamamara cyenyege hanyuma habonekamo umutwe w'inzererezi ariwo nshaka kumena muri no minsi ariko ngiye kuzihagurukira biri seriye kuko nazitegeye ubu sindi kuzikoreramo nazitegeye muri uyu mwaka ngiye kuzitegera ushaka umuryango noneho yakubitana n'inzererezi yamukora ngo daimon urinde uvugisha abadaimon nkandi irevo yawe uraciriritse ngo daimon urinde uyu muzimu akabagiza Imana ageze ku ntego yamuzanye kavuga ati giyewe ndi daimon runaka noherejwe na runaka kavuga umuntu mu muryango wabagiriraga umumaro ni runaka unyohereje arambwiye ngo nze nicuyo nimuvamo njye mu wundi runaka afatanije na runaka undi nawe mwamwumvise daimon mwamwumvise umuntu muramuzi bati yewe batuzi ko ari nyirasenge ati Yesu yewe yatoze uko ari wa mukazana wacu ati twara mukazana wacu ati kandi koko yabagayo ati daimon ati komeza uvuge daimon ateka ndabashyikiriye agahita ashaka nundi avuga mu munota umwe umuryango ukabura senyutse bitewe na rezo z'inzererezi umugisha w'Imana amahoro y'Imana no gufashwa n'umwuka wera bibane namwe mwese mukurikirana Eva Mama Lionere none rero tugarutse kuri kamera tuje kuganira muri iyi minsi nimujya munyumva kuri kamera mujye mumenya yuko twaje gusubiza ibibazo byanyu kuko cano ni yanyu uraho neza Mama Lionere murakoma turakoma turagumye yego ikindi kinyarwanda bavuga ngo turanashobotse yego naho mwebwe natwe turaho turashima Imana turishimye kandi turanashimishije okay agafi kari kugenda kakugeraho ako kantu kagafi rero kari kujaga kakugeraho ako kantu kagafi rwose muri iminsi ubukaretse batazagira ngo nabaye drogue y'ifi agafi gatuma umuntu atekereza neza nanjye narabimenye nanjye aho nakwiganiye bisigaye mbona bigenda neza ntekereza neza ntibagirwa vuba nuko mu gihe nari maze gusaza basigaye banambwira baturashaje muze reka dutangire tukwivugira umwami kuko amafe ntavugitse cyane n'umwami Yesu ariko nawe niyo yakoreshaga cyane ntiyigeze avuga intama n'ihene ariko biriya bintu byo gutubura nuko abantu banyabugogo babyangije ubundi Yesu niwe umutubuza abandi barabeshya okay birasirazuba biranyirazuba amajyepfo n'amajyaruguru umujyi wa Kigali na gatandatu y'abadesipora abantu mukunda Eva Mama Lionere abantu mumuhamagara abantu mwifuza yuko agaruka kuri kamera ndetse mwatumye nibi byose abigeraho adafashe mikoro nkuko sinzi niba ngiye nyifashe ariko reka mbabwire abantu ubundi abantu mujye mumenya ko ndi umusirimu namwe murakora kumpa ibintu bisirimutse nanjye natekereza gisirimu mbona binambereye birakubereye Imana ishimwe cyane noneho rero ubu tugeze ku rwego rwo gukoresha inziramigozi kabisa arumva icyo kintu twari ku migozi none tugeze ku nziramigozi aha reka dushimira abantu mwese mwakoze subscribe reka dushimira abantu mujye mukora like mukora comment nziza ariko nta nukora comment mbi Imana ibishimire cyane abantu bamutegereje ikiganiro uko bukeye nuko bwije abantu muza mukatangira ikiganiro mukanagisoza Imana ibaha umugisha no kuri ibishimire cyane kandi abantu muba muri groupe igicaniro Eva Mama Lionere namwe Imana ibaha umugisha cyane kandi nukuri mukomeze umuhati wanyu ntago ari ubusa ntago muzagwa isari ahubwo muzasarura kuri urya munsi reka dusabe mubyeyi asenga Imana
namara gusenga Imana maze dutangire ikiganiro cyacu cy'uyu munsi dushaka ibyo dushaka kuganira nawe. Murakoze. urakoze nyakubahwa Imana, nezawe ntirondoreka, twarakubonye tugeze mu bibazo ubikemura ntawe ugishije inama. Bisaba kugisha inama abantu, hari abatugambanira, ariko utabara nta muntu ugishije inama kandi nta no gutanga imbere. Tugushimiye imyanzuro ufata, nta kibitwaye. Inshuro nyinshi hari igihe tubona watinze, ariko byaza tukabona nicyo gihe, kandi ukaba wanatweretse n'uburyo tuzajya tubyitwaramo. Tugushimiye umwanya tugiye kumara tuganira n'ubwoko bwawe. Turasabye ngo umuntu wese ugiye gukurikirana iki kiganiro kimubera umuti uvura. Mbisenze shima mu izina rya Data twese, Umwana n'Umwuka Wera. Amen, amen. Amen, amen. Tumaze iminsi twaganiye ku kiganiro bita urukungu. Nyuma yaho hagiye ukora ibiganiro kandi nabyo bishimishije. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku kintu bita zanzererezi. Zanzererezi. Mama Lionel, iyo yenda hanze aha, iyo abantu bari kuvuga ngo abahanuzi bo muri minsi baratekinika, ngo abandi bagiye gucurisha imbaraga, abandi iyo baravuga abandi, ubona ukuvuga yuko hari hari itsinda, hari n'abandi. Muri Bibiliya hari icyo yabivuzeho. Turebe mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igice cya 19 turasoma umurongo wa 11. Ndababwira aho tugeze. Kandi Imana yakoreshaga amaboko ya Pawulo ibitangaza bikomeye, ndetse bashyiraga abarwayi ibitambaro n'imyenda bivuye ku mubiri we, bagakira indwara zabo, abadayimoni bakabavamo. Ariko inzererezi zimwe zo mu Bayuda nazo zirukanaga abadayimoni, zihimbira kuvuga izina ry'Umwami Yesu ku batewe n'abadayimoni, ziti, ndabategetse mu izina rya Yesu uwo Pawulo avuga. Kandi hariho abahungu 7 b'Umuyuda witwaga Sikewa, umwe mu batambyi bakuru, bagenzaga batyo. Bukeye dayimoni arabasubiza ati, bukeye dayimoni arabasubiza ati, yaretse ijoro yarayabigaho. Komeza. Inzererezi yarayazigaho. Bukeye dayimoni arabasubiza ati, Yesu ndamuzi na Pawulo ndamumenye, ariko mwebweho muri bande? Turi bene Sikewa. Nuko umuntu warimo dayimoni uwo abasimbukira bombi arababasha, arabanesha, bigeze ubwo bahunga muri iyo nzu bambaye ubusa, bakomeretse. Nibwo bwa mbere somye Bibiliya nseka, ariko mbabaye. Ndi guseka n'amarira akaza mu maso pe. Ibyo bimenyekana mu Bayuda n'Abagiriki bose batuye muri Efeso. Bose baterwa n'ubwoba bati, izina rya Yesu rishyirwa hejuru. Nuko benshi mu bizeye baraza batura ibyaha byabo, bavuga n'ibyo bakoze. Kandi benshi bakoraga iby'ubukonekone, bateranya ibitabo byabo by'ubukonekone, babitwikira imbere ya rubanda rwose. Babaza ibiciro byabyo, babona yuko bigeze ku bice by'ifeza inzovu 5. Ko niko ijambo ry'Umwami ryagwiriye cyane kandi rikomeza kuganza. Imporeko bwa bene Sikewa. Inzererezi.
mbabajwe cyane no kubamenyesha izi nzererezi ndumva mbabaye cyane kuvuga kuri izi nzererezi noneho nkazivuga zaranateye abona nimba twazisomaga zarabayeho zitariho ziriho ubundi hari ukuntu dusoma ibintu byabayeho ariko ubu bitariho kubona turi gusoma inzererezi z'abayuda noneho tunazibona tubana nazo izi nzererezi z'abahanuzi birababaje indi buzivugaho cyane kandi bitubivuga dukangura abantu kandi nazo tugira ngo zinakanguke kuko izi nzererezi zifashe indi ntera ndashaka kuvuga nko ku bintu bitatu biranga inzererezi abantu badukurikiye tugiye kuvuga ku nzererezi z'abayuda yego umuntu wicaye hano adukurikiye atera intebe yicare neza ndazivugaho mu kanya gato kandi urazumva nibirimba nzashyiraho amaparite nka venti nzivuga kuko izi nzererezi z'abahanuzi umunsi ndavuga nyine ndagusha kuba nzererezi z'abavuga butumwa z'abahanuzi z'abayuda hari ibintu bitatu nzibonanye zigira umwuka wo kwigana zigendana n'umwuka wo kwigana nari ngiye kuvuga ngo zigendana n'amavuta yo kwigana nari nibeshye zigendana n'umwuka wo kwigana inzererezi zirigana tuvuga inzererezi wumva izo tuvuga ariko kuko hari n'abashomye hari n'abantu bayoboye amatorero ari inzererezi sibyo ko twaje gusanga atari amatorero ni nk'amabotike bafite abakiriya si abakirisitu abakiriya bashinzwe kubazanira amafaranga no kubazanira amakositimu n'ibitambo izi nzererezi zigira umwuka wo kwigana yego nimba runaka akunzwe kubera ko yego abihabwa ntiwari uhari yego impamvu abyina ntunayizi ntuzi nimba ari uburyo bwo gushaka haza gushyira pate jone nijoro ntuzi nimba ari uburyo yabwiwemo n'Imana ko azajya atamba indwara zigakira yego ariko kubera ko ubona abantu bamukundiye urigana inzererezi z'abayuda izi nzererezi zigira umwuka wo kwigana acunga nimba harimo hakundwa abahanzi akiyaranja akigana noneho zifite ukuntu zigana nabi kuko zidashaka kuvunika zifite ukuntu zigana nabi ntizishaka no kugenda inyuma y'abo ziganye zirashaka guhita zidepansa abo ziganye noneho iyi gahunda yo kwigana arashobora kubona uririmbye indirimbo 3 ugakundwa no akeranje akavuga ati ubwo aciye mu byakozwe n'intumwa akaririmba kuri Paulo reka nanjye nze mu bintu by'imiceri n'amasukari n'ifiriti burya Imana itanga imfura za Beneri zirigana ashobora kuvuga ati uriya muntu ko ashinze urusengero akabagiza abantu benshi kugira ngo nanjye mbikore reka mwigana ariko nshake uburyo nakwigana bikaruta ibye zigira umwuka wo kwigana icyo ni kimwe cya kabiri zishakamo imbaraga zidafite donc zirikanashura akaba yanasarara akaba yanasarara akishakamo imbaraga adafite ari kwishakamo ubuhanuzi ntabwo afite si umuhanuzi pe ariko ari kubwishakamo kuko abonye ko aribwo burimo bukomveka abantu yego ari kwishakamo kwerekwa kurondore akanabanza ariko akanabijijinganya umukobwa cyangwa umumama akabanza ukaba wanamucanga nkanjye nkunda kubacanga inzererezi nkunda kuzicanga hari inzererezi imwe nigeze gucanga ndimo nizamukira umusozi nzamutseho ntazi ibyo ngiyemo ntazi nimba ngiye gusenga ntazi nimba ngiye gukora siporo ntazi nimba ngiye no kwiciramo igiti mu ishyamba ntazi nimba ngiye no gukora ingendo shuri ntazi nimba ngiye gukoramo stage inkubitana n'inzererezi iti madata ariko uracuruza nimbwira ndakwitabye ati nyine ati nsubiza ndabona ariko ndabona no kukuhanurira we binagoye ufite ukuntu ugoyemo ati ariko uranatwite ati yo nda rero ati
imana ikuyeho kwibyara urengeje iminsi kuko agenda bacanga mfite taye zibacanga undebye wagira ngo mfite inda y'amezi nkangahe aho naho inzererezi mfite ukuntu nzicanga izi nzererezi zishakamo imbaraga zidafite yego uko kwishakamo imbaraga adafite arashaka gukora ibitangaza ntabyo yahawe arashaka kubwiriza ntabyo yahawe arashaka guhanura ntabyo yahawe gatatu ikintu cya gatatu zigira ubunebwe yego ntizishaka kwivuna ngo zijye mu masengesho kubwira imana ngo nkoresha icyo wampamagariye kuko nta n'uwamuhamagaye muri se aragukoresha araguhamagaye zigira ubunebwe muri uko kugira ubunebwe ngo bajye gushaka imbaraga z'imana no gushaka impano zayo izi nzererezi ziremera zigashaka n'utubaraga hirya aho ngaho mu cyaha hafi reka nivugiraho ntoya hirya aho ngaho zakabuye kuko zifite ubunebwe kandi zirashaka kumenyekana ziriyaranja zishaka imbaraga zikoresha zajo yego ngibyo ibintu biranga inzererezi ni byinshi tuzakomeza kubivuga n'amakata zigira hari ikintu noneho ngiye guhita nihuta niba ntaguciye mu ijambo ntacyo nihute nkubaza nkubaze ngo none hari uburyo bwo gukora ibitangaza yego kuko tusomye ijambo ririmo ibitangaza ese kugira ngo umenye yuko igitangaza gikozwe n'Imana cyangwa se gitekinitswe umuntu yayimenya ate mama Mariane ubu buryo bwo hari gukoreshwa ibitangaza no gukora ibitangaza aho rero aho niho nshaka kudusobanurira umuntu akoreshwa gute ibitangaza cyangwa gukora ibitangaza gute no turi buze kumenya noneho tutandukanye inzererezi n'abigishwa cyangwa se n'abahamagawe na Kristo Yesu murakoze gukoreshwa igitangaza ni ibintu bisanzwe ahubwo turamenya ninde ugukoresheje igitangaza tugiye kureba iki gitangaza ugikoreshejwe nande n'Imana ikigukoresheje cyangwa ni imbaraga za Satani kuko ibyo bintu byose bikora ibitangaza Imana ikoresha abantu bayo ibitangaza na Satani agakoresha abantu b'ibitangaza ahubwo abantu bigiye gucanga muri ino minsi ni ukurobanura igitangaza kivuye ku Mana n'igitangaza kivuye kuri Shayitani tikajina wa Yesu Jesus Seigneur noneho ibitangaza bivuye ku Mana n'ibitangaza bivuye kuri Shitani muri iyi minsi ibirimo bihitinga cyane n'ibitangaza bivuye kuri Satani kubera ko Imana itagikoresha ibitangaza abantu Imana ikoresha ibitangaza ariko ntabwo ikora mu kavuyo kandi Imana ntabwo ikora nk'uko abariya bakora ibintu by'abariya ni mufururizo bihoraho kuko ni ibipirate urebye bigira abakiriya kuko bigura make ibintu by'ibipirate bigira abakiriya benshi kubera iki ntibihenda binaboneka henshi si ngombwa kurira indege zuko ari byo neza naye ndatekereje insanga nibyo ariko ni ukubera Imana mu Mana bwayo nta wigisha inama nta n'uwigisha inama ahubwo ikora uko ishatse n'igihe ishakiye none nkibaza ni gute umuntu ahera ku wa mbere akora ibitangaza nibyo ntabwo ari gukoreshwa akora ibitangaza akagera ku wundi wa mbere akora ibitangaza noneho umuntu wese waje muri urwo rusengero rwe yego agahanurirwa agahirikwa hasi akabwirwa ibye kandi hari akarigondi kabamo abantu bankurikiye bacane ku maso bazajya batandukanyiriza ibintu by'Imana akenshi Imana ivuga ibizaba aba batipe bavuga ibyabaye imbaraga zabo zibona ibyabaye iraboshaya ntabwo zibona ibizaba yego kuko ikizabaranga bagira umwuka urondora ibyabaye bagira rinete zibona ibyabaye yego uyu mwuka ubereka indwara urwaye aho wanyuze
na nyogosenge na nyoko wanyu. Hanyuma uyu mwuka wabo naho ugarukira ni ndabona mbonye, kandi ukasanga nibyo 100% niho biciye abantu. Yego. Kuko Imana ivuga ibizaba nabwo ivuga biki. Mu bintu bitatu izagukorera ibasha kukubwira kimwe, ibundi ikorera mu mahame nkunda ya nzibyo nibwira nzabagirira. Igira ama surprise. Yego. Bana we deka nitonde ntafashwa kare. Noneho sasa aba bantu impamvu izi nzererezi yego zigira abo ziboneye, hari abantu zitakinisha. Izi nzererezi ntabwo zasengera umuntu ufite imyuka mibi, uzanaperereza ntizishobora, bafite abo bakiniraho. Izi nzererezi ntizishobora gukinisha umuntu uje urwaye dayimoni zimwe za danje. Rakaraka bwa bufaya bwabo ntibamubuza, nabo barabizerega ko ari sirikwe. No, niyo mpamvu ubona aba badayimoni bacize inzerereza amazi. Abazimu ntabwo waza kubakiniraho witwaje za faya zawe. Ikindi cya kabiri, ijambo ryavuze ngo babaciriyeho n'imyenda yabo, barabakomeretsa, babambika n'ubusa. Impamvu nyine nuko batinya kwambarira ubusa imbere y'abantu. Yego. Kwambara ubusa ubu uyu munsi wa none ntago kuko bafite abaprotokole, nabwo nuko dayimoni yakwanga gusohoka, kandi bavuga yuko babohora abantu banabirukanamo n'abadayimoni, banakora n'ibitangaza. Reka aha hantu tuhatinda mbabare dutinda aha hantu. Dutinda aha hantu ko izi nzererezi nubwo zikora ibitangaza ntabwo zibasha gukinira no ku muntu rw'abadayimoni ngo zimusengere. Ntabwo zibasha no gukinira kuri izi ndwara zituruka ku myuka mibi. Ubo ni ibitangaza biremeye mu bantu. Yego. Agukone kugitama ikintu ku buryo niyo ugiye kuhinda inzererezi ingenzi ye barakumenya kurimo ibintu byabo ku buryo banaguhirika batiriwe bavuga ngo faya. Bagira abantu baba barakonegisemo ibi bintu, kandi aba bantu nabo ibi bintu babakonegitamo biba babo zirirwa zizerera muri izo nsengero zifite ibi bintu. Kandi aho bageze birabahumurira, ibi bintu biramenyana nk'uko umunyamwuka yahuye n'undi bamenyana. No muri kwasitere n'ijambo rimwe gusa uri umuntu avuga ukavuga uti uyu ni mwene wacu kabisa. Konegisiyo zakururanye, nabo bafite ukuntu bakururana. Izi nsererezi rero zidakeneye kwivuna ngo zijye gushaka imbaraga z'umwuka wera, barashaka izo hafi ahangaha arizo barimo bakoresha muri aba bantu, tukibwira ko ari imbaraga z'Imana. Abantu mudafite iherekwa mukibwira ko ari imbaraga z'Imana kandi atarizo. Nababwiye ikintu kimwe kibiranga. Yego. Ndavuga n'ikibaranga. Ikintu kimwe kibiranga nababwiye ko berekwa ibyabaye, bagira umwuka wo kurondora mu yandi magambo. Abarondo bagira n'abarondozi. N'abarondozi. Bafite imyuka y'uburondozi. Akaba nakubwira n'umwana utwite. Akaba yakubwira n'umuntu mwahuye. Yego. Akaba yakubwira n'umuntu mu muryango. Akaba yakubwira n'urugendo uvuyemo, akabikubwira. Ariko naho hagarukira ntabasha kukubwira ati ariko ndabona imbere yawe bigiye kugenda gutya. No, ibyo bituma rero abantu babazaho ari benshi cyane. Nabo kandi bagira ibibaranga. Yego. Ibibaranga ni amaraso y'ubwibone no gushaka guhitinga mu kantu gato. Ibibaranga ni ukuza bakubita bahushura babangura bagenda, ntibajya batindana n'abo bantu. Kuko impamvu badatindana n'abo bantu, hagati aho harimo abantu bafite iyo myuka yabahondagura. Uretse n'Imana yonyine n'imyuka yabahondagura. Hano umuntu umwe mupfumu muri iki gihugu sinde bumuvuge. Bigeze kumubaza batese ko abatinganyi babaye benshi, ati ibyo ngibyo n'abazimu bacu ntibabyemera. Abibaza ibintu abazimu batemera. Namumenye.
ibaza ibintu abazimu batemera ubwo imana yo nawe ejo bundi noneho rero ndashaka kuvuga kuri izi nzererezi n'uyu mwuka wo kwigana yego ariho nshaka kumanukira tugenda zigira umwuka wo kwigana runaka zitagira umwuka wo kujya kuvumbura ubundi ibintu by'Imana bihora ari bishya yego kuko yaranavuze ngo Yesu yaravuze ngo nzabaha indimi nshya yego none tubonye izi nzererezi zifite indimi zihorana ariko umugani we soko nabyo ari byo shabara baba shandara baba baba umuntu akamara isaha avuga baba bashyizeho n'akandi kantu muri ino minsi kugira ngo ni imbeba ziri kuvugira muri parafo neza si umwuka w'inyatsi nyine baba bari kuboherezamo inyatsi mu duhe tubatera inyatsi ikindi cya kabiri kiri kuri icyo ni uko bagira indimi zihura ukagira ngo imana yabo n'ubundi ni imwe indimi zabo wumva zihura kuki uyavuga ururimi na hariya wavuga ugasanga nirwo avuze n'uriya ufite YouTube ukabona nirwo avuze n'uriya ufite Zoom akaba arirwo avuga n'ahandi watega ugasanga nirwo bavuga izi ndimi zimwe ahundi gucya abantu mutanaho umugango munarebe ikindi cya kabiri kiri inyuma y'icyo nuko hirya y'izi ndimi kuko nyine bazikura ahantu hamwe kandi wibuke yuko igihe cya Pentecote gisohoye bashopingira hamwe nubwo bashopingiye hamwe mu gihe cya Pentecote ariko buri muntu yahawe ururimi rwe ku buryo ngo uw'ikindi gihugu cy'iwabo ngo yaravuga ngo akamwumva ariko kana igihugu cy'iwabo nabo mu gihugu cy'iwabo bavuga mu rurimi rumwe bo bavuga ururimi rumwe kandi bakumvikana niyo mpamvu washizemo akantu kavuga ngo akenshi ngo banagama akantu ku buryo n'undi muntu azamumenya urumva ubundi satani ntabwo afite uburenganzira bwo kongera kurema ahubwo yitiza ibyaremwe akabikoresha yego kuko yaravuze ngo nibiba ngombwa n'intore zizagira gute azazitura hasi yego noneho rero yego izi kata zo kwigana zihorana indimi zishaje Yesu ko avuze ngo nzabaha indimi nshya hanyuma izi nzererezi zikaba zigiye kwigana erega ahantu tubikuye ni aha hantu Pawulo yakoze umurimo yakora umurimo bakabona arimo aramenyekana agera kuri revo yo kujya yohereza ibitambaro by'aho atabonetse bakagitegera bakakijyana nawe yakoreye ahandi babona Pawulo arimo aragenda azamuka mu mbaraga no mu gukoreshwa ibitangaza no kumenyekana mu bitangaza no gutumirwa no kugenda cyane no kwamamara bagira ngo apfuye kwamamara cyenyege hanyuma habonekamo umutwe w'inzererezi ariwo nshaka kumena muri ino minsi ariko ngiye kuzihagurukira biri seriye kuko nazitegeye ubu sindi kuzikoreramo nazitegeye muri uyu mwaka ngiye kuzitegera aya mabanga umenye hari ikintu cyitwa kwitegera umuhanga wo guhamya mu cyico Dawidi ntiyigeze yica Goliyati amwegereye yaramwitegeye umuhanga mu kurwana indwanyi yabyize yitegera umwanzi iminsi yose winjiye mu mwanzi arakwangiza Abamidiyani ntabwo bigeze babica babahagazemo barabitegeye bazunguza muri n'ibibindi iminsi yose urugamba urarwitegera umuhanga wo kurwana urugamba ararwitegera kandi umuntu wakwitegeye aba yakurangije tayo yose aba yayibonye n'agacu uhagazemo ubu ngubu umuntu ashobora no kumenya aho uhagaze akoresheje ikoranabuhanga akakubwira turaha ko bita kwitegera umuntu niyo mavuta rero ndimo muri uyu mwaka wo kwitegera abantu inzererezi hanyuma izi nzererezi rero zigira gutya zicunga Pawulo nawe ari gukorera ahandi n'iki ziravuga ati natwe twakwiganye twakwihimbiye twashatse akaringa tujya dukoreraho tukira nigashake katugurisha tukagura amafaranga menshi tunagategere dusige ibyacu by'abayuda
batari bo tujye hakurya dushaka karinke kuko Pawulo urabona ibintu ari gukora ari umwe akamenyekana yego reka twireme natwe itimu dushaka karinke katuma natwe tubona umuceri kuko ibi ntabyo turabona dutahiye amazina adafite ibikorwa kwigana no kwishakamo imbaraga udafite nazo zirero yewe ziba zirashyanutse zigiye gusengera umuntu rw'abadayimoni zijya guhangana n'abadayimoni ubundi mujye murya umwungu musibibamba mwanzerereze mujye murya umwungu musibibamba mukinira kuri ibyo bintu byanyu mwazanye muri envelope ariko hari ibintu mu bibiri mutari bukinireho ntimuri bukinire mu bwami bw'Imana ntimuri bunakinire no mu bwami bw'abazimu wenda mwigira mu bw'abadayimoni aho ngaho hepfo aho ariko aba bazimu bibereye mu ntanzi z'urugo bigize ingunge barabaniga dore aho nibereye aha ngaha barabimbisha urufuro haraga video kigeze gucicikana sinzi niba ari umupasiteri cyangwa arimo asengera abantu abahirika muri abo harimo umuntu w'umudamu yazinze rimwe ko arimo mu gukubitira icyitwa inshabadiyakoni baza gukiza wabonaga mwakabonye wabonaga ari ibintu yarwaye nawe byamugezaho aravuga ati rimwe nzamena umuntu muto yaraje ngo ashaka ngo fire arakobeta yari umugore ni inkuba ndamwemeye naha rero izi nzererezi z'abayuda zarashanutse zishanukira kuri tere y'abanyamwuka nkuko bari gushanukira kuri tere zacu bakaba bagiye kwasiga agatwe tere y'abanyamwuka nta nzererezi yikoreraho please tere y'abanyembaraga nta nzererezi yihindiraho mukomeze mupapira ibyo ariko hari ahantu mutari bukorere ngo bikunde n'umuriro uri bumanuke nimureba nabi ngo zirukana abazimu barazireba gutya barazisuzugura ngo mu gitondo bagaruka noneho buriya wenda bisize nk'utuntu wenda bisize nk'insenda kugira ngo bokere abazimu barabareba abazimu barasuzugura kera nyiri umukobwa twigeze gushyira umuntu mu cyumba cy'amasengesho urwaye abadayimoni hanyuma ibizimu narabivuze mu kiganiro gishize no mpamvu ibintu babisabye ibizimu by'ibinyarwanda nibijajwa ntibitinda gukira ukubita izina rya Yesu hariya mu izina rya Yesu bikaba birabwejaguye biragiye aha rero ni dayimoni bagira kata yo kutaza gutera umuntu ahubwo baje gutera umuryango bagatera umuryango banyuze mu muntu kugira ngo batatanye umuryango bakinjiriramo ukajya kumva abadayimoni umuntu arababajije kandi izi nzererezi z'abayuda zifite urwego ruciriritse usanga zisheta ku bazimu zigatangira dayimoni urinde umva ubwo buswa dayimoni urinde none ni dayimoni nyine urinde vuga waturutse he watumwe nande nzererezi z'abayuda ntizigira niyerekwa ngo zitegeke ziti wavuye aha ndagutegetse mu izina rya Yesu toka mbare rimwe kabiri gatatu toka ese ubundi ubu buhanga bwo kuganira n'abazimu ubundi urumva atari ya mico n'imigenzo y'abakera yego uganira n'abazimu nkandi uraterekera abazimu urababaza aho baturutse urumva bakubwiza ukuri ari abazimu ari nayo mpamvu izi nzererezi ziri guteranya imiryango nyarwanda ubu hari imiryango ihanganye byaraturutse kuri izi nzererezi z'abayuda uyu muntu narakivuze reka ngisubiremo uyu muntu akarwara abadayimoni atari abazimu baje gushaka uyu muntu baje gushaka umuryango noneho yakubitana n'inzererezi yamukora ngo dayimoni urinde uvugisha abadayimoni nkandi irevo yawe uraciriritse ngo dayimoni urinde uyu muzimu akabagiza Imana ageze ku ntego yamuzanye akavuga ati yewe ndi dayimoni runaka noherejwe na runaka akavuga umuntu mu muryango wabagiriraga umumaro ni runaka unyohereje arambwiye ngo nze nicuyu nimuvamo njye mu wundi runaka afatanije na runaka undi nawe mwamwumvise dayimoni mwamwumvise umuntu muramuzi bati yewe batuzi ko ari nyirasenge ati Yesu yewe atuzi ko ari wa mukazana wacu atuzi ko ari umukazana wacu ati kandi koko yabagayo ati dayimoni ati komeza uvuge dayimoni ati ndabashyikiriye agahita ashaka n'undi avuga mu munota umwe umuryango ukaba urasenyutse bitewe na rezo z'inzererezi kandi ndagira ngo mbwire abantu izi nzererezi zirirwa zivuga ngo dayimoni urinde ibyo bintu nta gatwiko karimo
hagatwikwa karimo ahantu Yesu yigeze abazi agira ubwo bujajwa ngo yaravuga ati ndagutegetse muvemo ahandi zikibwiriza ziti duhuriye he zikaba zirirutse duhuriye twebwe none wowe ahubwo zigasaba naho zijya ziti rero tukatwigira muri zirangurube ukabyara we kuko turabona dusubiye aho twavuye batuvunagura none wowe ugatinyuka ukaza kubaza ngo dayimoni ngo urinde ariko se urumva abazimu bavugisha ukuri urwego rwe ruraciriritse rwo kuganira n'abazimu we mu izina rya Yesu ngo waturutse he niwumva utsengeye n'ibizimu bigatangira kuvuga byima umwanya bibwire bigende mu izina rya Yesu izi nsererezi z'abayuda ngo zisanga abazimu bazirwaye inzika baraye ahantu ngo barazibaza ngo bukeye ngo ariko reka tubabaze umva shaka umva kamenyero umva gasuzuguro nawe usuzugurwa na dayimoni we nicyo cyabashobora ziti rero mwabantu mwe Yesu ejo mwiriwe muvuga n'urusaku rwa Yesu twe turamuzi n'uwo Pawulo muri kuvuga twe turamuzi aranaduhabya ntajya yirirwa anigira utwo mwigira ntidushobora no kujya mu gice arimo araduhabya ahubwo twe twagize amatsiko kuko nibwo bwa mbere tubabonye muri bande ibaze kubona n'abadayimoni batangazwa no kubona abo bantu bo muri icyo cyiciro gisuzuguritse twebwe turashaka ko mutwibwira muri bande ngo ariko inzererezi zimwe zo mu bayuda nazo zirukanaga abadayimoni zihimbira kuvugira izina ry'umwami Yesu kubatewe n'abadayimoni ziti zihimbira ni ibintu zihimbiraga si ibintu zahawe si impano zahawe ni ibintu ngo zihimbiraga zigatura aho ngaho nazo zikihimbira indimi ziti tiki 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 ngo ndabategetse mu izina rya Yesu uwo Pawulo avuga ariko hano mwacitse n'amazi ku mugani w'aba bana b'iki gihe ngo Pawulo avuga mwese muvuga nde mbega inzererezi Yesu we aba bahungu bibiri avuze bene Sekewa ni umuryango wibaga barabajura cyane bari bafite umwuka wo kwiba niyo mpamvu bajya bavuga ngo bene Sekewa ni abantu bibaga aba bajura bose mubona baba batobora amazu baba abaniga baba abafata mu mifuka baba banura utuntu mu ngo ni bene Sekewa none aba bantu babajura bene Sekewa reka mbatindeho ngo kandi hariho abahungu 7 b'umuyuda witwaga Sikewa umwe mu batambyi bakuru bagenzaga batyo ngo buke dayimoni arabasubiza ati ngaho nyumvira abo bajura bibisha amaturo ibiturisho bene Sekewa babajura bibisha ibitambo bene Sekewa bibisha abantu kubacyucyuza utwabo abadayimoni bati twebwe turashaka kubabaza ngo muri bande ngo bukeye dayimoni arabasubiza ati Yesu ndamuzi na Pawulo ndamumenye ariko mwebweho muri bande mwitwa bande komata perite muri make mwebwe muri bande tuvugishije ukuri aba bantu ntibashwawe ngo bukeye ngo nuko ngo umuntu warimo dayimoni uwo abasimbukira bombi arababasha arabanesha bigeze ubwo bahunga muri iyo nzu bambaye ubusa bakomeretse ibi byarabaye amaso yanjye yarabibonye kera sinibuka umwaka hari umuntu wari urwaye ibitega ahamagara bamwe mu nzererezi kuko baba bafite na nimero za telefone n'ibikabyo cyane bafite ukuntu batanga n'amapabulisite nanjye harababambwe ati mama Leone watumenyekanishije kubona wamenyekanye wagiye uduha pasi naba nigera nko hakurya y'amazi ngo sha watanzeho nimero yanjye ukamvuganira ko ziko mfite impano y'ubuhanuzi mbega bahora basaba amapasi pasi rero bazi no kuzihabwa kuko bazi no kuzishugurikira kuko bazikuramo akantu baragenda basengera umuntu urwaye bitega baritunatuna ni mu gatsatano munsi w'umuhanda bitunatuna amaboko hakirimo amazu hakirimo ya mazu noneho
umwe mu nzererezi abonye ibitega bitangiye kubahondagura abwira umwe mu papa w'uwo mukecuru wari urwaye ibitega aravuga ati muhamagare uwo bita mama Leoneri kandi baba bazi ba Pawulo barampamagara baje no kunyifatira kuko byarihutirwaga ndagenda hageze nsanga umwe mu nzererezi amwe ngo mama Leoneri ngo uhinde gake cyangwa hano hari ibitega bikaze rahinda gakeya Pawulo aho avamo amavuta si inzererezi zivomera ahantu twakira nubwo bagerageza kutuzimya ahantu twakira niba hazi niyo mpamvu batuzimya ntituzimye Haleluya amen ahantu duhagurukira ntibahazi niyo mpamvu batwicaza bakabona turanze turahagaze Imana ishimwe ndagenda ndabanza ndabasengera bararambuka ntimusohoke mugende mutahe nuko murahanyuze ariko bamwe mbatuzamo n'ubusambanyi bari babufite baragenda ndangije ndavuga ni nanjye aha ngiye guhita nshakiramo Yesu abantu kuko ahantu nahise mprofita Yesu ngo abone abantu naba ntari umukini naba ntari rutahizamu nabanje kuganira nabo bantu barakomeye nshatse kuvuga amatitire yabo tubanza tugirana amasezerano ndabwa nti mbere yo gusengera no mubyeyi wanyu ugiye turamanza tugirana amasezerano tugirana nuko mwemera mukihana nimba mutihana ibi bintu bimurimo birabajyamo bati turihana turakira Yesu mubanze mukizwe ndabatuza barakizwa ndangije ntegeka ibitega byari mu itako byatumutse bareba ndavuga nti mukazibeshya mukagwa mugasubira inyuma ibi bintu bizaza bibajyemo ubu n'abadiyakoni ku Gasave barakijijwe ibitega biva mu bantu izi nzererezi rero nizo ndiho z'abayuda zirirwa zizira ariko umva iryo zina ni inzererezi ntizihamama ziba zifite amapasiporo zifite n'ukuntu zo zigira amahirwe yo kugenda mu madege zifite n'uburyo zateye imbere ntizijya kwicara inyuma mu ibaba ry'indege hamwe njya nicara bicara muri VIP nzererezi zizi umuti nzererezi nta gihugu atondagura nk'ibihugu bingahe avuyemo mu kwezi kumwe aka kantu k'inzererezi mukiteho ntizihamahama kandi biba bivana kuri Satani mwibuka uburyo ahura n'Imana avuye kuzerera ngo mvuye gutembera isi no kuyizereramo yazo ko ari byo Imana itikagira inkuru yose urangije Satani ati iyi minota urazerereye isi ati cyane no muri uzi wagezeyo ase wageze uzi ati mfasha nageze mfasha ati none wabageze ku mugabo w'inshuti yanjye twayobo wageze ati nahageze nzererezi zimenya n'abatunzi bo mu gihugu bemera Imana bakaturasaho tugakena izi nzererezi zimenya n'abubaha Imana revo bagezeho zikadutera umwako rimwe na rimwe kanadufata tukawiyambura ariko udukozeho ati namubonye afite ibintu byinshi wamuhaye nibyo bituma kubaha abaramusabye yo babigendeyemo kube hejuru y'inzererezi nyuma Imana iramwunamura Imana igitwunamura ariko n'izi nzererezi zadukozeho mujye mwemera niyo zageze mu nsengero usanga abantu basinziriye rimwe zagera ku maternity abantu barimo babyara abana bagapfira mu mata izi nzererezi ntaho zitagera ziba zifite ibintu zigendana no mu masakoshi yazo zigatabika mu ngwe akagaruka avuga ati iranyeretse bati kagira inkuru hariya harimo ikintu gitabitse kandi yagishyizemo ejo nzererezi z'abayuda zigendana amakata mu masakoshi Imana itugirire neza cyane Imana ikurinde inzererezi z'abayuda wo dukurikiye yes tugera ku musozo rero w'ikiganiro cy'uyu munsi ariko tubararikira yuko ubutaha tuzaza tukuvuga igice cya kabiri cy'urukungo yego ibi mbibabwire kuko tuvuze inzererezi tukarekerera hariya twagereje urukungo ntago baba bamenya ntago bamenya ngo baratewe baramera baratewe baramera ntago bicara muri ahasanzwe yego bicara muri VIP akenshi cyane n'igihe batega iyabo cyane ariko ari inzerereza ku gatitire sha kandi
bagerayo buri munsi mbese ni ba Hamani si uko Hamani ahora ibwami ahora ibwami n'umusemuzi ntugira ngo bafite n'umwanya wo kwiga ni abantu bari aho ngaho twagiye yes abakurikiranye ikiganiro Imana y'amahoro ibaho umugisha kandi bishimire ibahe kuba mu gihugu cy'Uwiteka Imana yanyu ibahe ibanezeze ibasetse mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti tugiye gusaba Mama Lionel kiretse niba hari icyo wongeraho ubundi dusoza ikiganiro cy'inzererezi ntacyo nongeraho ahubwo tuzabisubukura tuzavuga style z'inzererezi tuzavuga n'ikindi kintu kimwe kibaranga cyitwa kurobanura ku butoni harimo kurobanura ku butoni harimo kugira ibyo buri muntu wese yategetswe kugira amasaha binjirira nayo igihe cyo kubonekerwamo bameze nk'ukwezi bagira igihe cyo kuboneka nk'ukwezi n'igihe cyo kubura kubera ko nta rumuri baba bagiye kwicaginga bacunga ukwezi kubonetse bakaboneka kandi turababwiye kuko 15 na 30 zitageze ntabwo kwaboneka ahubwo ndabakwena igitwenge kiba kirimo no gukwena abazima ariko ni ukuri Uwiteka turinde izi nzererezi nzikomye mu nkokora mu izina rya Yesu Kristo Mana ndagushimiye ko ukomeje guhishura ibintu bikomeye ndakoma mu nkokora izi nzererezi kuko zimaze kugera kure kandi zimaze kwica abantu benshi n'umubare mwinshi zimaze kwangiza benshi no kwigarurira benshi bitumye batizera izina ryawe ahubwo bari kwizera imbaraga ziri mu nzererezi umwuka wabo ndawutatanije mbabujije guhuza no kumvikana mu izina rya Yesu mbate je kutumvikana no kudahuriza ku kintu cyabo urakoze Mana ndagushimiye kuri Imana ibikoze neza mu izina rya Yesu amen shalom 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 shayi